none hibaze umushoferi ashobora kuba atwaye imodoka akayiyobya kuyobya ubwenge. Mbwira uwo ugendana nawe, mbwira uri ijambo hakabamo n'inshinga. Inshinga bitekereza ngewe niko bitekereza. Wakwibaza ngo ubushomeri ni iki? Tubariza bo babitekereza. Bano mukurikiye Home News TV, ese muremeranya na Newsman avuze ko umushomeri ari umuntu wigeze akazi akaza kugatakaza, cyangwa se muremeranya naza ku bitekerezo bye bivuga yuko umuntu wize akaba atarigeze akora akazi? Bakunzi ba Home News TV, twishimiye kongera kubakira mu biganiro byacu. Guess what? Uyu munsi ushobora kwibaza ngo turi buganire ku biki? Uyu munsi turaza kuganira ku bibazo urubyiruko rukunda guhura nabyo, nanone turebe no ku bisubizo by'ibyo bibazo urubyiruko rukunda guhura nabyo. Nanone ngira ngo mwabibonye, ntabwo njya nyine ndi kumwe na Newsman, ngewe ni wundi n'ubundi nyita za umunyamakuru wanyu. Newsman, turakwakiriye kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro, unatubwire ibyo waduteguriye cyangwa se ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ijyanye n'ibibazo urubyiruko rukunda guhura nabyo ndetse n'ibisubizo byabyo. Turakwakiriye. Mwakoze cyane. Ngira ngo wafatiraho noneho ukatuganiriza ese urubyiruko nibe bibazo rukunda guhura nabyo, kandi ni gute rushobora kwirinda ibyo bibazo? Ikaze. Mwakoze cyane. Hari umugani uvuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Uwo mugani niwo kandi ndakeka twese twemeranya nawo, n'abadukurikiye nabo ndakeka bemeranya n'uwo mugani. Ariko se wakwibaza uti ese izo mbaraga z'igihugu kandi zubaka, iyo zihuye n'ibibazo byinshi ntabwo zishobora gucika intege? Bya birashoboka. Isubizo ni yego cyangwa oya. Hari ushobora kuvuga ngo zacika intege, hari ushobora kuvuga ngo ntabwo zacika intege. Abadukurikiye baraza kutwandikira muri komanteri batubwire ngo urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu zishobora gucika intege zihuye n'ibibazo byinshi, cyangwa ntizishobora gucika intege zihuye n'ibibazo byinshi. Yes, ese koko nawe niko ubyumva? Ndavuga wowe udukurikiye kuri Home News TV, ese koko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka? Ese rubyiruko mufite imbaraga, mwiteguye kubaka igihugu koko? Newsman, ikomeza. Urakoze cyane. Niba uri umubyeyi rero, uri umwarimu se, uri umuyobozi, cyangwa se urubyiruko, kurikira iki kiganiro ntikigucike, kuko harimo inyigisho nyinshi zitandukanye ku rubyiruko, cyane cyane dufokasinga ku bibazo bihurwa nabyo cyangwa abantu b'urubyiruko bakunze guhura nabyo muri iki gihe, ndetse turaza kurebera hamwe impamvu zishobora gutera ibyo bibazo. Nyuma yo kureba impamvu zishobora gutera ibyo bibazo, turaza kurebera hamwe bimwe mu bisubizo bishoboka by'ibyo bibazo urubyiruko ruhura narwo. Yes, tuguteze yombi Newsman. Turaza kurebera hamwe rero kuri icyo kintu cy'ibibazo urubyiruko ruhura nabwo cyangwa nabyo. Ikibazo cya mbere tureba ni ikibazo cy'ubushomeri. Ubushomeri, ndumva cyangwa ndatekereza ijambo ubushomeri atari bwo bwa mbere abadukurikiye babyumvise, cyane cyane urubyiruko ijambo ubushomeri bararimenyereye cyangwa bararizi. Ariko wakwibaza ngo ubushomeri ni iki? Ese umuntu yaba umushomeri atari yagira akazi? Turaza kurebera hamwe ubushomeri ni iki, tuze kurebera hamwe impamvu itera ubwo bushomeri,
nk'ikibazo cya mbere urubyiruko ruhura narwo cyangwa nacyo muri iki gihe. Yes Newsman, ntabwo nguciye mu ijambo, ndabizi ushobora kuvuga ngo kandi wamaze kurincamo byarangiye ntabwo ariko bimeze, ariko ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo gikomeye cyane, ariko birashoboka yuko hari abantu badukurikiye batazi neza ubundi ubushomeri ni iki. Ese kuba umushomeri biba byaragenze gute? Ese umushomeri ni umuntu utarize? Ese umushomeri ni umuntu wize? Ese mwadusobanurira kuri makeya, udusobanurire muri makeya ikibazo. Ijambo ubushomeri cyangwa kuba umushomeri, umushomeri ni umuntu ushobora kuba warigeze akazi nyuma akagatakaza. Uko mbitekereza ntekereza uwo nguwo ari we mushomeri. Naho umuntu ntiyari yakora akazi arangije kwiga ako kanya aravuga ngo ndi umushomeri kubera ko nta kazi mfite. Nge ntekereza ko ntemeranya n'abantu bavuga ko ubushomeri uwo muntu ari umushomeri. Nge ni ku bitekerezo byanjye, ariko turaza kungurana ibitekerezo kw'iri jambo ubushomeri. Nge uko mbitekereza ntekereza ko umushomeri ari wa muntu wigeze akora akazi nyuma kakaza kubura cyangwa akaza kukavamo. Noneho niba numvise neza bwana Newsman, bivuze ngo umuntu urangije kwiga cyangwa se wize cyangwa se utarize udafite akazi wese ntago aba yitwa umushomeri. Niko mbitekereza ngewe. Niko bitekereza. Ahubwo abadukurikiye batubariza bo babitekereza. Bana mukurikiye Home News TV, ese muremeranya na Newsman avuze ko umushomeri ari umuntu wigeze akazi akaza kugatakaza, cyangwa se muremeranya naza ku bitekerezo bye bivuga yuko umuntu wize akaba atarigeze akora akazi, cyangwa se utarize ariko utagira akazi, uwo muntu ese koko ni umushomeri? Zakawe ni karimo kuvuga Newsman wakavuga ko umushomeri ari wa muntu wari ufite akazi akagatakaza. Please comment, twandikire hasi utubwire ese ari Newsman na Zakaninde uri mukuri, ese wowe ubitekerezaho iki? So Newsman, ntacyo twakomeza mu gihe dutegereje ko abakunzi bacu bagira icyo babivugaho muri comment. Murakoze cyane kuri iki kintu cy'ubushomeri. Rero turaza kukivugaho gakeya gashoboka, kuko urubyiruko urwinshi ruri mu mashuri barangiza kwiga bafite inzozi zo kuzabona akazi cyangwa gukora akazi gakomeye, gukora akazi ahantu hatandukanye, ariko bakamara imyaka myinshi badafite ako kazi. Ariho batangira kuvuga ngo turi abashomeri. Hari impamvu ishobora gutera ibintu. Bavuga gute ko ari abashomeri kandi nta kazi bigeze? Niko batangira kuvuga. Kandi ruguru watubwiye neza ko umushomeri ni umuntu wari ufite akazi, yego, nyuma akarekera cyangwa se agahagarika kugakora. None nyuma uravuze ngo urubyiruko akenshi rurwiga rufite inzozi, rufite target cyangwa se intumbero yo kuzakora akazi. None uravuze ugize uti iyo bamaze igihe batabonye akazi batangira kuvuga ko ari abashomeri. Ibyo bintu wabisobanurira gute? Niyo mpamvu nanjye nakoresha ijambo ngo batangira kuvuga ko. Ubwo urumva uko batangira kuvuga ni bya bintu abantu benshi byagiye muri bo bafata ubushomeri mu buryo butandukanye ngiye nuko mbifata. Batangira kuvuga ko badafite akazi kandi barafite inzozi zo kuzakora akazi, babura akazi bakavuga ngo turi abashomeri. Nge sinemeranya nabo. Rero bagombye kuvuga ko badafite akazi, babuze akazi. Uko niko kuri kwabyo. Ukuri kwanjye cyangwa se nuko abandi bamwe wenda bashobora kuba banditse muri commentaire ko bemeranya nanjye, nuko ijambo ubushomeri batagombye kurikoresha mu gihe batari babona akazi. Hari impamvu rero zitera uko kutabona akazi. Reka ndeke gukoresha ubushomeri kuri iyi ngingo kuko ntabwo twemeranya neza ngo ubushomeri ni iki. Muri make ujye kutubwira impamvu urubyiruko rwinshi cyangwa se n'abantu benshi tutabona akazi.
kuko impamvu uvuze ngo tutabona akazi uyu munsi nawe usanga urubyiruko rwarangije amashuri uyu munsi udafite usanga akazi. uyu munsi usanga niba wenda ndi umufotogarafe nkeneye ndi umufotogarafe wenda hano mu gihugu ariko nkeneye kuba umufotogarafe uzajya gufotora nko muri mondial muri coupe du monde kumva ko nkeneye nubwo mfite akazi kari roko ariko nkeneye akazi kari international. ntabwo uri umushomeri ariko ntabwo ndi umushomeri ntabwo uri umushomeri kuko ufite ariko akazi nanjye mpora ndajwe ishinga mpamvu mfite inyota yo kubona akazi bivuze ngo nanjye icyo gihe ndibara mu bashomeri. oya ntabwo uri umushomeri kuko ufite akazi ahubwo ufite inyota ufite inyota usonzeye amafaranga arenze kuyo ufite usonzeye umushahara urenze kuba ufite usonzeye no kuba wenda waba famous ku rwego rurenze ukuriho. Newsman wadufasha noneho ukatubwira zimwe mu mpamvu zituma urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu batabona akazi mu buryo buhagije cyangwa se mu buryo twifuza. urakoze cyane. hari impamvu nyinshi zituma muri uru rubyiruko rurangiza kwiga rufite inzozi cyangwa intumbero yo kuzabona akazi bamara igihe batakabona bagatangira gukoresha ya terime twise ubushomeri twasobanukirwa. hari impamvu rero zitera kubura ako kazi. impamvu ya mbere hari akazi kadahagije se mu gihugu aherereyemo cyangwa mu gace aherereyemo cyangwa mu mujyi cyangwa ahantu aherereye kwa bivuze ngo akazi ni gake kuruta abagakeneye. yego aho birumvikana akazi ni gake kuruta abo bantu bagakeneye. aho birumvikana. twakomeza. hari ikindi kintu gitera ako kazi nuko akenshi mu bantu bafite ako kazi cyangwa iyo mirimo usanga akenshi bavuga ngo turakoresha abantu bafite ubunararibonye experience. icyo kintu cya experience rero umugani wa Amaji niwe waririmbye ngo ufite indirimbo ivuga kuri experience. kuri experience rero ni ikibazo gikomeye kuko nkuko nabivuze haruguru mvuga ni abarangije kwiga bakabura akazi batangira kuvuga gukoresha terime ngo ndi umushomeri. bakagombye gukoresha terime ngo nta kazi mfite nabuze akazi. kuri experience rero sinzi niba wabona experience ukiri mu ishuri. icyo ni ikibazo gikomeye. nyemerera nkomeze ku yindi mpamvu ya gatatu. ijambo ni ryawe neza. ishobora gutuma akazi uvuga ngo babuze akazi kuba udafite ubumenyi bujyanye n'isoko ry'umurimo ahantu uherereye. aha ndatanga urugero nk'uko wari uvuze ngo utanze urugero ku bufotogarafe ushobora kuba uri mu ishuri wiga gufotora wiga kuri photography ariko bitewe n'integanyanyigisho curriculum igihugu cyasetinze ugasanga ntabwo curriculum iheruka kuba revised cyangwa kuvugururwa. ukajya gusanga ibintu biri kuri curriculum wiga ntaho bihuriye n'ibiri ku isoko ry'umurimo. ntabwo bijyanye n'igihe. pana kujyana n'igihe ndavuga ku isoko ry'umurimo. ugasanga uri kwiga gufotoresha kamera uyu munsi yenda igezweho uyu munsi ariko ku isoko ry'umurimo atari yo igikoreshwa yaravuye ku isoko. urumva icyo gihe rero iyo nayo iri mu mpamvu ishobora gutuma akazi utakabona. impamvu ikurikira ni ugutegereza akazi ka leta gusa. abanyeshuri barangije kwiga amasegonderi ndetse na za kaminuza usanga bategereje akazi ka leta konyine kuvuga ngo nzajya gukora mu biro nzajya gukora aha n'aha mu bigo bya leta. iyo nayo ni imwe mu mpamvu ituma abanyeshuri barangije kwiga babandi bari bafite intumbero yo kubona akazi bamara igihe imyaka myinshi nta kazi bafite ategereje akazi ka leta konyine. ese koko rubyiruko bantu banjye ubu murumva koko abantu twese twakora mu biro? oya ntabwo bishoboka. none se utubwiye ko izo ari zimwe mu mpamvu zituma dushobora kutabona akazi twifuza cyangwa se turi benshi. none ibyo bintu ni gute byabonerwa igisubizo cyangwa se umuti wabyo ni uwuhe? Bakoze cyane.
hari ibisubizo rero bimwe mu bisubizo umuntu yaporopoza nshobora kukubwira icyo gisubizo ugasanga gihura neza n'ibyumva byawe ugasanga kigukoze ku mutima ugasanga kirakunyuze cyangwa rimwe na rimwe ukumva ntikikunyuze bitewe n'ikibazo wowe ufite cyangwa n'intumbero ufite ugasanga ntikikunyuze ariko muri ibi bisubizo ngiye guporopoza ni proposition kameramani yadufashe ndabona headroom itari kuzamo neza ni proposed kameramani urakoze ni proposed kuri izo mpamvu twarebye haruguru ngiye guporopoza zimwe cyangwa bimwe mu bisubizo bishobora kubaho kugira ngo cya kibazo cyangwa muri za mpamvu twabonye zitera kubura akazi ube wabona igisubizo cyabyo. Yes, umwanya no. Igisubizo cya mbere rero buriya wakwibaza impamvu ni imyoje cyangwa mvuze ngo hari impamvu imwe twabonye haruguru ivuga ngo umuntu yize ategereje akazi ka leta gusa. Buriya kimwe mu gisubizo natanga cyangwa na proposa ni ukwiga imyuga. Kwiga imyuga iyo wize umwuga uba wavuye kuri purusa runaka zo gutekereza ngo ntegereje akazi ka leta konyine gusa, ahubwo hari purusa runaka ziba zirimo utekereza ukavuga uti nize umwuga ariko nzarangiza umwuga nikorera cyangwa se nkoresha n'abandi mpanga akazi. Ubwo bivuze ngo umuntu wize imyuga nagashobora kuba umushomeri. Sometimes ashobora kutaba kuba umushomeri ariko ntabwo twabyemeranyaho kuko ushobora kwiga umwuga aka kanya ukabona akazi ko gukora muri leta cyangwa n'ahandi hantu ejo bundi kakavaho se ukikuyeho cyangwa ugakuweho n'ibindi bibazo bishoboka. Icyo gihe rero wagakuweho cyangwa wakikuyeho udafite ahandi hantu ugiye gukora, ku byiyumvo byanjye cyangwa ngiye kubyumva niho ndi bukwita umushomeri. Twakomeza niba nta kibazo. Kwiga imyuga rero nk'igisubizo na proposa byadufasha cyane kuko iyo wize umwuga rimwe na rimwe ushobora kubura akazi ka leta cyangwa ko muri prive ko gukorera abandi ariko ukikorera. Igisubizo cya kabiri rero ni kuri wa mwuga wize niho bishamikiye byose. Ushobora kuba wamaze kwiga wa mwuga cyangwa utize n'umwuga, ariko nge igisubizo mporopoza no kwiga umwuga cyane cyane. Ntabwo tuvuze ngo abatarize imyuga ntabwo babona akazi, baragafite nabo bakora mu ministeri, nibo bakora n'ahantu hakomeye, ariko proposition yanjye ni kwiga umwuga. Igisubizo cya kabiri ni kwihangira umurimo. Ubuse kwiga imyuga araho byabihuriye no kwihangira umurimo? Kwiga imyuga cyangwa ni bimwe bifite oya. Kwiga no gukora ni ibintu bitandukanye. Urumva umuntu umwe yize umwuga ashobora kwiga wa mwuga, yamara kwiga wa mwuga ugasanga arangije kuwiga ariko abonye akazi ajya gukora atihangiye umurimo. Waduha urugero nka bya bintu wavuze bya photographe. Ushobora kuba warize photography noneho wamara kuyiga neza uri umufotography rwose w'umwuga ukajya gukora mu kazi ka leta se cyangwa muri secteur privé ugiye gufotora. Natanga nk'urugero yenda ukajya nko gukora muri RDB. RDB ni urugero rwiza ntanze, ukagenda kuba umufotographe wa RDB ukora nk'akazi kaguhemba ku kwezi. Hari n'undi ushobora kurangiza kwiga wa mwuga aho kugira ngo ajye gukora mu iyo RDB twavuze cyangwa n'ahandi hose hashoboka, kagenda akaba afite amafaranga cyangwa se agashaka igishoro, ashobora no kuba atayafite agatangira ayakorera ayahiga hirya no hino. Ashobora gukora utuzi dutandukanye tutajyanye, ashobora gukora akazi katajyanye na bya bindi yize akahabona amafaranga. Nyuma yamara kuyabona akishingira studio, akishingira izo gallery, photo gallery. Urumva icyo gihe aba yihangiye umurimo, ashobora no guhakaza abandi. Icyo cyari igisubizo na proposaga cya kabiri. Igisubizo cya gatatu rero ushobora no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Gukoresha imbuga nkoranyambaga bishobora kuba
kimwe mu gisubizo cya kibazo cyari gihari cyo kubura akazi ku bantu barangije kwiga. none se Newsman, ni gute ikoranabuhanga rishobora cyangwa se imbuga nkoranyambaga zishobora kudufasha kuva mu bushomeri? Imbuga nkoranyambaga zishobora kudufasha kuva mu bushomeri hahandi zakoreshejwe neza. Waduha nk'akagero gato kugira ngo urugero rushoboka rwose, cyane cyane ko turimo turavuga ku bibazo urubyiruko ruhura nabyo. Imbuga nkoranyambaga urubyiruko rw'uyu munsi rurazikoresha pe. Iki gisubizo na propose cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga nakongeraho akantu ngo neza. Koresha imbuga nkoranyambaga neza, kuko urubyiruko muri iyi minsi bari kuru cyane cyane kuri iki kintu cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Barazikoresha cyane, bari no ku rugero rwiza rufatika. Ariko nongeyeho ijambo ngo neza gute. Ushobora kuba ufite telefone yawe, ufite na bando, kuko telefone yonyine ntihagije udafite ko wagera kuri internet. Kuyikoresha neza rero, ushobora kujya kuri TikTok bisanzwe nkuko n'abandi bose bajyaho, ariko TikTok ukayikoresha neza gute. Kuri uyu munsi wa none hari aba TikToker bubatse izina, ugasanga afite followers ibihumbi n'ibihumbi. Bya bihumbi n'ibihumbi bya followers afite, baronsabye gusobanura ngo gute. Urugero ndimo ndatanga mpa abadukurikiye. Urugero ntanga rero rwo aba followers afite ibihumbi n'ibihumbi. Handi navuze ngo gukoresha izo mbuga neza bishobora kumubyarira amafaranga, bishobora kumubyarira umusaruro, bishobora kumubera akazi. Nkuko twatangiye tuvuga ngo akazi bari bategereje ntako babonye. TikTok ishobora kumubera akazi. Hahandi TikTok ishobora kumwishyura, kandi nitamwishyura, dukoresheje n'ubundi rugero, ashobora kwamamariza amakampani atandukanye kubera ko afite abaforo benshi. Akavuga ngewe mfite kampani runaka, urugero ncuruza cyangwa mfite nk'uruganda rukora imyenda made in Rwanda, cyangwa se nka shop runaka, cyangwa ibindi bintu bitandukanye. Kubera ko wa muntu afite aba followers benshi kuri TikTok yiwe, nkagenda nkamwegera akamfasha gukora marketing. Ntabwo azankorera marketing for free. To be honest, ntabwo yankora marketing for free. Ngomba kumuha. Urwo ni urugero rumwe. Hari izindi ngero nyinshi kibazo byumvikanye ushobora gukoresha no kugukoresha imbuga nkoranyambaga. Akomeza. Ikindi gisubizo rero nakwita cya kangahe, cya gatatu cyangwa cya kane, ni ugukora akazi nk'umuvolontaire. Gukora akazi nk'umuvolontaire cyangwa umuvolontaire twabyita gute? Imenyereza mwuga. Oya. Buriya imenyereza mwuga no gukora akazi volunteer job biratandukanye. No kwimenyereza akazi. Oya. Kwimenyereza akazi ni stage, ni internship, bitandukanye rero na volunteer job. Volunteer job ni iki rero? Volunteer job ni kwa kundi uvuga ngo ngiye nabuze akazi, ariko ukareba kampani runaka cyangwa umuntu ukora akazi mbakorere gusa, ntago muzanyishyura, ni ukujyambe nimenyereza akazi. Just ni nk'ibyo byose nabwo wabimvugiye rwose. ni ibyo nanjye gutanga urugero rwandi watanze bw'ubufotographe. Ukagenda kuri kampani runaka ukababwira ngo ngewe nzi ibintu byo gufotora, none nari nje ahangaha kugira ngo mbafashe muri ibi bintu nizi. Ati se none ko tudatanga akazi ni byinshi cyane. Ati rero ngewe munyemereye nge nabakorera for free, nta kiguzi. Rimwe na rimwe bashobora kukubwira bati none se gukora for free
taransiporo nta kintu yaba umuntu mwiza akubwira ngo ntakugenera umushahara Biranagoye. akakubwira ngo ntacyo tuzajya tuguha taransipoti wenda ibyo ngiye ntabwo ari umushahara ako ni akazi kari volontiya nubwo rwose yakwemereye taransipoti ibyo rero ni bimwe mu bisubizo hari n'ibindi byinshi tubonye umwanya twaza kuvugaho ariko ibyo ni byo bisubizo bimwe by'ingenzi bya bibazo cyangwa bya za mpamvu twabonye zituma abantu barangije kwiga bafite intumbero y'akazi bakabura urakoze cyane ndagira ngo ukomeze utubwireho ari urubyiruko usibye wenda nk'ikibazo cy'ubushomeri cyangwa se kuba tutabona akazi gahagije nk'uko mwabivuzeho hari ikindi kibazo gikunze kuboneka cyane cyane mu rubyiruko kijyanye n'ibiyobyabwenge. ese ho ushobora kugira ibintu ukivuga cyangwa se utubwira kugira ngo n'abadukurikiye bumve ese koko ikiyobyabwenge cyangwa se ibiyobyabwenge ni kimwe mu bibazo urubyiruko rukunda guhura nabyo? Exactly. Icyo kibazo cy'ibiyobyabwenge kiri ku rutonde rw'ibibazo nateguye ko tuza kuganiraho. Urakoze cyane kuba ukivuzeho, ariko banza usesengure n'iyo jambo ryonyine, kuyobya ubwenge. Ikiyobyabwenge, iri jambo ririmo ibintu bibiri, harimo ijambo hakabamo n'inshinga. Inshinga irimo niyitwa kuyobya ni inshinga, hakabamo n'irindi jambo ubwenge. Kuyobya rero ntabwo ari ijambo cyangwa ari inshinga nziza cyangwa rikoreshwa ku bintu byiza. Ni inshinga ikoreshwa ku bintu bibi cyangwa ibintu bitandukanye, ariko bitari mu njyana nziza. None hibaze, umushoferi ashobora kuba atwaye imodoka akayiyobya. Kuyiyobya rero ashobora kuyiyobereza mu mukingo, ashobora kuyiyobereza ku giti. Ahantu ayiyobereje rero ishobora gutera ibyago bitandukanye. We uyitwaye cyangwa n'abatwaye bashobora kwangirika, kuhaburira ubuzima, ndetse no ashobora no kwangiza abandi bantu bari bibereye mu muhanda batuje. Urumva byaturutse he? Byaturutse ku kuba yayobeje ya modoka. Newsman, wenda tutagiye kure, reka tugarukire hafi, turi kuvuga ku rubyiruko cyane cyane. Akenshi nk'iyo umuntu avuze iyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko, abantu benshi ndabizi neza ko duhita twumva inzoga, itabi n'ibindi byinshi. Twagira ngo aba ari ibyo ngibyo wenda tuvuga. Ubundi ubona ari nk'iki gituma urubyiruko rwishora mu kunywa ibiyobyabwenge? Ka tuvuge kunywa cyangwa se gukoresha, aho ngaho harazamo itabi, harazamo za kanyanga, harazamo urumogi ndetse n'ibindi. Newsman, ubona ari biki bituma urubyiruko rwishora mu gukoresha ibyo biyobyabwenge? Nk'uko twabivuze hejuru, twari turimo tuvuga ibibazo urubyiruko ruhura nabyo. Twatangire ku kibazo rero ikibazo cyo kuba bavuga ngo nta kazi babona. Ni ikibazo cya mbere. Kuri ikibazo cya kabiri cy'ibiyobyabwenge rero, buriya ni ibintu byinshi bishobora gutuma urubyiruko rwishora mu gukoresha ibiyobyabwenge, harimo n'inshuti mbi. Urubyiruko rushobora kuba rufite inshuti, za nshuti mbi bikaba igituma nabo agira ate yishora mu gukoresha bya biyobyabwenge. Dushatse kubisesenguraho byinshi turabizi, kandi n'abadukurikiye barabizi. Hari n'umuntu wavuze ngo niba ari umugani, niba ari igitekerezo, ntabwo nzi neza ngo ni umugani cyane igitekerezo. Ndavuga ngo mbwira uwo ugendana nawe, mbwira urimo, mbwira cyangwa se ngo ihene mbi ntawe uyizirika yisize. Bivuze ngo muri make, niba ukoresha ikiyobyabwenge, wenda tuvuge nk'urumogi, ntabanje ngo umbere inshuti, icyo gihe bishoboka yuko nanjye bishobora kurangira wenda nanyweye urumogi. Cyane rwose.
bikubiye kenshi kuba nawe warukoresha kuko cya kintu cya mbere cyitwa ubucuti gisa nk'igihango tugiye kugirana kugira ngo ubwo bucuti buboneke